ubworozi uyu mudamu akora ahanini bugizwe n'ingurube, inkoko n'inka. Kigera mu rugo iwe uhasanga inzu nini yororeramo inkoko zigera ku 4,500 zigatera amagi ari hagati y'1,500 n'2,000 ku munsi. Hepfo gato kandi hari ahantu yorora ingurube aho usanga nazo yarazubakiye ku buryo bwa kijyambere, akagira n'abakozi bita kuri ubu bworozi mu buryo bwo kubukenura, haba kuzikorera isuku no kuzigaburira. Mu buhamya bwe aravuga ko yahereye kuri duke ariko none ubu akaba amaze kwigeza kuri byinshi. Ngewe ntangira akazi kanjye k'ubucuruzi natangiye rwose kuri butike nashoyemo 450. Ayo mafaranga nari nyagujije muri banki populaire. Ndakora iza kugenda ikura ivamo resitora. Uyu munsi nka mfite ubworozi bw'inkoko, bw'ingurube, inka mu buryo butandukanye. Nk'umugore mbasha gutunga urugo, mbasha gufatanya n'umugabo wanjye, abana bakiga, tugakenera iby'ibanze ku buryo nta kitugora. Bamwe mu bakozi akoresha bita kuri aya matungo baratangaza ko ubu nabo bamaze kwiteza imbere kubera ko nabo batangiye ibikorwa by'ubworozi aho batuye. Uyu ni Nkurikiyimana Dionise na mugenzi we Sebahinzi Janvier bahawe akazi n'uyu mudamu. Mu rugo iwanjye mu rugo namaze gukunda buno bworozi bw'ingurube, ndagenda mpashyira ibiraro ni 5 byubatse neza ku buryo bwa kijyambere. Amagi mu rugo ntaburayo kandi nkagurisha no ku isoko, ugasanga urebye aho ngeze ndabona ngomba gukomerezaho, numva ari ibintu byafashije cyane. Aho mvire mu cyaro nkaza hano gukora hano, mbona hari ikintu nateye intera. Nk'igiki? Kuko naguze mizo nko 20, mwana abona amagi yo kurya, agafumbire nkakabona, nkahinga nkeza. Uwamariya OPPORTUNE kandi aragira inama atanga mu rwego rwo gushishikariza abandi kwitinyuka bagakora imishinga ibateza imbere, kuko ngo ubukene buhera mu mutwe, kuko nta mukene mu mufuka, ahubwo ko byose biva mu maboko. Ubundi umuntu akena mu mutwe ntabwo akena ku mufuka, kuko iyo ukennye mu mutwe nibwo utangira gutinya iki ngiki ntabwo nakigeraho. Ukabona umuntu afite amafaranga, afite nka 5 miliyoni aba kuri konte, ntari kuyakoresha ngo yabyaze umusaruro. Ashobora korora izo nka, ashobora korora inkoko, ashobora kugira n'ikindi yakora kandi kivuye muri bwa bushobozi bwe. Icyangwa nuko agomba gutinyuka akiga, agakora ingendo shuri kuba bibanje imbere ye, hasiga umuntu akamumara ubwoba, akamwereka n'icyerekezo n'inzira agomba kunyuramo. Kuri ubu uyu mubyeyi yamaze kugera ku ntambwe ishimishije, kuko amaze kugera kuri byinshi ugereranije n'aho yavuye ndetse n'aho ageze ubu. Kuri ubu ngo akaba afite gahunda yo kubaka uruganda rutunganya inyama ashobora kugemura mu gihugu ndetse no hanze yacyo, dore ko n'ibyo akoresha muri resitora yiwe Tantum Erigo ibyinshi abikura muri ubu buhinzi n'ubworozi bwiwe. Rafiki Felicien mu karere ka Gakenke.